azimukuriremo. Aha, ikindi unambwire Bosco amamagare cyangwa njye muhamagare nawe nyine nzimukuriremo. Kurumva nyine iby'intambara ntabwo arakibishaka. Pastor Claude noneho we nawe nitumurenganye, fungura umuryango mwana utamenya ibirahuri. Nawe nitumurenganye kuko urumva nawe wicaye uzi ko waranije ikibazo n'umuntu ukajya kubona strike n'izindi ziraje kandi uzi ko wamusabye imbabazi wakoze n'ikiganiro ukemera nk'umuntu w'umugabo ukagenda ukivuguruza ukubona ziraje uko rwose ushaka kuhita bikurakaza. Rukumva nibyo nabwiraga nari nejo namwe ati kurakara kuriya nyine nawe afite rezo. Urumva wowe nagasobanukira ibya YouTube. Wo umuntu mumaze kuvugana mukuremo strike agiye kubona n'izindi ziraje ntabwo yarasobanukiye ko cyaje wakubise nyinshi. Ntabwo uramurenganya muri kano kanya nyine wowe yabyumva byagomba kumurakaza. Ubwo nibwo nyine sasa yamubiraga tubwire na Bosco Pastor Claude we nyine ahubwo agira ngo za strike izindi kandi bari bavuganye ko zivuyemo bagira ngo n'izindi yasamo kubita ati wowe turavugana unguremo ibintu ukongera ukangubita n'izindi kubi nizazi nijya mukubita icyarimwe nyine zari zigarutse n'izindi nyine. Kandi urakoze. Nuko ikibazo cyabo cyagenze. None se uwo numwe none se Bosco Empire rero ngiye meruka tuvugana urukumva nabwo nyumva yaje kubareba barumva bose bakominikana nyine bavuga ko ibibazo bahuye nabyo baramubwira ko umuntu uri kubafasha ari ngewe. Araza kamarade arongera aramamagara aravuga ati na Bosco Empire nawe ashaka ko muvugana ndabana ndapfuye nawe se urukumva uti nawe aramvugisha uti umusaza bimeze bite ati uburyo duhuyemo ntago ari byo nifuza ko tuzahuramo urukumva. Ndamya ni nari urumva nyine yasanga nk'umujya nyine ko tutagahuye duhujwe n'ibibazo nyine. Ndamya ni nari asobanura ikibazo afite ndamya ni noneho uko ako kaya mise nongera ngabwire nyine iki ndabona ko nanjye ndi gukoresha ubucuti bwanjye nyine nshaka ndi kubufatirana ku burkwere ubucuti dufitanye. we afite iki kibazo nawe yarafite muri zo straka nk'iza Pastor Claude. Zingahe yarafite zingahe simbizi ngo yarafite mo zingahe zugo yavuze ko nyine yambiye ko nawe nyine afite ikibazo nk'icya Pastor Claude ariko nazo zari zingahe simbizi nyine ngiye noneho ndabya ni okay kuwa gatandatu bitegeka ikiganiro na Irene nitubona noneho nzabimubwira vis-a-vis kuko n'ibindi byari byabanje kugorana. Nzabimubwira vis-a-vis musobanurira nyine mu foromate nyine uko biri kose azabyumva. I promise yuko ndabyo bizava mu nzira. Ntaribi kuwa gatandatu biragira Irene Sizana yese ajya mu nuza nimba ari Butare nimba ari hehe nitwabasha gukora ariko icyo gihe nanuza niyongeye kumamagara Bosco niyongeye kumamagara nyine ni mwawe nibwo nagiye kubona mbona nyine ibintu imihanda yahiye kuriye. Ariko ubu bigeze he? Ubu ngubu ejo navugisha namagaye Pastor Claude ndamusobanura nyine mubwira kuntu ibintu byagenze ko Irene yabanje kumagara avuga ati sinone se bigenze bite ko umuntu ndimo namufasha kugira mukuremo izo boro ntamone yarakaye bigenze bite ndamusobanura ariko nawe ndamye nirumva nyine we Pastor Claude naga bisobanukiye ibintu bya YouTube wowe wazikwita icyarimo nyine amara no gusaba imbabazi biranamurangizanye n'ibibazo mufitanye urumva kugira ngo ahita abona izindi zije kano kanya yese agira ngo n'ubundi umuntu mumaze gusaba imbabazi urakubita n'izindi Musi kurya direct nyine umwumve nawe naga bisobanukiye rega nagiye kano kanya uzi mu bise dusaba imbabazi ngo na mu gitondo haje izindi nshobora gukeka ko uri muranyinisha. Urukumva nati ngiye ariko namuhamagaye ngira ngo dukemure ibibazo ntabwo namuhamagaye ngira ngo mubyinire ku mubyeyi mama ngira ngo nyine nzimukuriremo kurumva wowe ntabwo uzi muri dashboard yemwe afite imeze gute nje naramwihama urumva ko nateye n'intambwe ndamwihamagarira ndamuvugisha dufite mo zingahe kugira ngo mbashe gukemura icyo kibazo cyawe. Ndamenye rero nawe ntabwo yumva gani no kumubyimira ku mubyeyi imana byara bisobanukiwe. Okay mbasha kumuformata nyine birarangira mitamuvugisha mitanyamagara Pastor Claude nawe ndamuganiriza ndamusobanurira nawe arabyumva aranambwira ati rega ibyaba byiza none ikintu cyagisekeje kuri kamera abari kuri yameze ariko inyuma ya kamera njye barundi umuntu utandukanye nanone no arambwira ati kuri kamera ubona ari kuri yameze ariko inyuma kuri telefone abatandukanye nanone abameze gute abari umugabo utuje kabisa muganira na discipline nyinshi cyane. Noneho ubwo
ukaza ko twavanye amasaha hafi nk'isaha n'igice kabisa tukiri kuvugana urumva adafite discipline cyangwa se nta bintu bizima ari kuvuga ntabwo namuha uwo mwanya nanjye ubwo turavugana kubimwumvisha byose araciringa aravuga ati reka rero ikintu cyaba cyiza wanjye wazamuzana Irene tukabonana nyine akambwira ibyo namubangamiyeho nanjye ngasobanura wenda nkanasaba n'imbizo mbabazi noneho turebana pana kuvuga ngo kuri telefone ngo cyangwa kuko niba baranavugana bareka bavugana icyo gihe nyine ibibazo bikarangira kuko isaha ejo niyo nanashaka mu muryango cyangwa ashake mu wanjye ashobora kuzashaka mu muryango w'umuntu turi inshuti cyangwa umusaza ndi inshuti nyine abantu binini magirana abantu barahura ntago ari mpamvu nyine ngo turyane tugirane ibibazo n'iki byose none nabibazo rega bihari icyo nabadashaka ni ibyo ngibyo daramusobanura namenye se Pastor Kuro wowe uri kuvuga ngo umuntu yakinye n'imbehe nyine nguriraho sibyo ariko wowe uribuka ko abo bana namwe mwarimo murakora ibyo biganiro nabo ari abana nyine iryo zina ribatunze iyo muri kuri serivya kuriya nyine nabo birabafecta nyine inyuma mwakigira bo n'imbehe bariraho ko nabo imbehe bariraho ni izina ryabo urukumva so rero ko uvuga ngo umuntu yakubise strike nawe nyine wamubanje umukubita strike nyine wamukubise strike yo kumusebereza izina naho gukubita strike yo kwitabara mu bundi buryo urukumva n'abantu bari kuvuga ngo kwihanira YouTube nyine kuntu bigenda nago wajya kurega umuntu muri leta ngo umuntu ngo bimeze gutya ngo leta ngenda babwira ati ibyo bintu byanyu ntabwo twe tunabizi so YouTube ifite kuntu yatworohereje twebwe wowe iyo ugizanye ikibazo n'umuntu urayandikira ukavuga ko umuntu akubangamira bo ikintu bakora iyo basanze ko uri kugaragaza impamvu zifatika ntabwo bakubita strike utagaragaje impamvu ifatika bo baracikinga bakabona ko ibintu uri kumurega uwo muntu nyine kuko ari ibyanyabyo uwo muntu yakubangamiye bajyayo bagasanga nibyo iyo batari byo ntabwo bayitera baracekinga kugaragaza impamvu tuyu muntu ari kumaga muri buno buryo gutyo bagacekinga bagahita bamukubita igihano bakanamubwira ngo wandikire uwo muntu mukemurane ikibazo mufitanye nibwo turagukemura ikibazo cyawe so wowe uhita ushaka umuntu akandikira YouTube akayibwira ati akadeklarara nyine ati gukira bagatanga impamvu ziwe batamanyira bakandikira wa muntu agaragaje impamvu izi nizi hari ikibazo mu gifitanye bakaguriza nk'iminsi 3 cyangwa se bagaza nk'iminsi 3 cyangwa amasaha ni amasaha nashira cyane n'iminsi 3 nishira utaragaragaza ko mufitanye ikibazo turayikuramo urukumva uyewe iri umugome ukaguma ukagigira ugatangaza impamvu bamukubita niya kabiri ahubwo yarebye nabi urukumva ariko iyo utongeye kugaragaza ko ari ikibazo mufitanye ukabyihorera bahita bayimukuriramo nyirabyo nasobanuriraga none ejo Pastor Kuro bende ushobora kubona yaravuyemo ukagira ngo uwo muntu wa declare ni wabigukuriyemo nyamara YouTube nyine yabajika baza Irene uko Irene nawe mubaje aravuga ati mbonye bameze message ariko nago niko basubiza ni babona n'abasubije barahita bayimukuriramo buriya ari nayo ya mbere yabanje kuyitivamo hahita haza na za zindi zindi rebe ni ngubu urimo nakora ibyo biganiro ukomeza kumurakaza ukagira ngo umuntu wabashe wa declare ni wayizigukuriyemo kandi isa n'ubundi barujya bakubita izo zindi zirimo ziraza noneho nimudekarara Irene akahita afunga umutwe akagumya akagaragaza impamvu ko zitari buvemo biraza kugenda bite ko ruba wamurakaje nibwo yahitaga avuga ati nta mpamvu rega z'ibyo byose ubundi se turi gufi iki twakwiyunze ukwamuza nawe tukiyunga bikarangira so rero urumva ikintu kigambiriwe nawe yaravuze ko bose agiye kuzibakuriramo nta bintu by'intambara ashaka nyine abona adashaka kurangiza umwaka nabi bose uko biri kose muno arimo ararwana nabyo bikuramo amajyo urakoze amagica muri gift igarari neza none ikindi kintu nshaka kubaza ibyo ngibyo ngira ngo ubishizeho umucyo ikindi kintu nshaka kubaza ibintu bya Nyambo ntabwo bigeze bivugaho nta nicyo nshaka kubivugaho okay ariko numva mfite amakuru ngo uwo bavugaga ntabwo ari Nyambo nibyo bintu twabiyarize byaranarangiye Aisha Kiramani ngira urabyumvise warumeze neza zose Dumba umwaka ugiye kurangira intwererano yanjye utarayohereza Dumba ndayohereza vuba hano ndayohereza uretse ko nanjye ngiye ibaze ko ariyo mu rushiti yanjye utararumwerereye imyaka ikabishize 2 uzansebya kugeza ryari uziko ibyo bintu
ubwo Uzagusira umubimbwira kugeza igihe wese umwererano yanjye. wallahi ni nyaguha nzaguca amande wallahi ewa uzi ko nsebeje imyaka 2 wallahi Imyaka 2 irashize. Ibaze nyine nawe mu nshuti zanjye niyo muntu utaranwerereye. ko mfite amafaranga Muyango yari yanyemereye reka ngende mubaze mubwira yakohereza Muyango se. mubwira Yanga ati y'amadeni ntago nyashaka. mubwira ati igice Akayaga cyane mu mufuka wawe. ati igice cyane amafaranga yose mba nyakoreye mwumvise ko Muyango yishura abantu bakamuvugira agiye kunyishura Bakamuvugira. ngo Muyango yishura abantu bakamuvugira ko yagiye kunyishura nuko gahunda ziba Ari ikibazo se nimba abadashoboye kuvuga nabi yabikora. ushatse kuvuga iki Kigiki ngo nijye ushoboye kuvuga nabi nimba nyine ubishoboye nyine babikwishyurira ukabikora bajye bakwishyura ubikore. Nubwo nawe wihangiye umurimo. ntabwo mvuga nabi navuze nabi ariko kira nshobora kuba mvuga nabi njye ntarakuvuga nabi Ntukavuge nabi ntacyo bifasha. reka ntabwo mvuga nabi